Tugiye kwiga inyigisho za Mwuka Wera, ngewe mwumva kuri mikoro ndi Mame Benezeri. Turatangiye, karibu. Tugiye kureba Umwuka Wera, nicyo duheraho. Umwuka Wera ninde, ni iki, ava hehe? Dusanzwe tubizi, turabyiyibutsa, n'ikindi gishyashya turi bwunguke, nabwo ni amahoro, tugenda twiga mpaka tumenye. Umwuka Wera agenda tujijura. Isi y'umwuka hariyo byinshi, ariko Umwuka Wera agenda atwigisha buhoro buhoro, tukagira icyo tumenya. Ntabwo tugomba kubaho gutyo gusa, tugomba kumenya Imana yacu, tugasobanukirwa isi y'umwuka iriho, kandi tugomba kuyimenya, tukamenya n'umumaro w'Umwuka Wera mu buzima bwacu. Umwuka Wera ninde, ni iki, ava hehe? Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ni ukuvuga ngo tudafite Umwuka Wera nta mbaraga dufite. Amen. Umwuka Wera adahari ntago bikunda. Umwuka Wera adahari hari aho umubiri wacu unanirwa. Umwuka Wera tutamufite hari aho bidashoboka, hari ahantu tutagera. Ni ukuvuga uba wiyicariye hano uri mu gihugu runaka ugasengera umuntu ari ikantarange. Ni Umwuka Wera ubijyana. Haleluya. Ni Umwuka Wera ubikora. Ni Umwuka Wera ujyana ayo masengesho. Twebwe turi mu isi y'umubiri, mu isi y'ibifatika, ariko Imana yacu Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisenge mu kuri no mu mwuka. Bivuga iki? Bivuga ngo dukeneye Umwuka Wera w'Imana utransforma ibyabereye mu isi y'ibifatika akabishyira mu mwuka, hanyuma bikagera kuri data. Haleluya. Haleluya. Akabitransforma. Niyo mpamvu handi muri cya cyabya kirimo amasengesho dusenga ari amagambo, ariko bikazamuka ari umwuka, bitugarukira ari umwuka. Umwuka Wera akabihindura bigahinduka ibifatika. Haleluya. Haleluya. Dusomera ijambo gutya cyanditswe, ukabona inyuguti cyangwa se indome, ukajya uzibisoma gutya ukubona ari amagambo, ariko Umwuka Wera araza. Haleluya. Agahindura ibyari amagambo dusomye gutya tubirebesha amaso, agahindura mu isi y'umwuka. Nakomeje ko isi y'umwuka iriho, tugomba kuyimenya, tukamenya naho tujya ahariho. Nta wundi udufasha, ni Umwuka Wera w'Imana kuduhishurira, kutumurikira, kutwereka, kutwigisha, kuduhindura. Haleluya. Kuko bihera mu isi y'umwuka tukabibonera mu isi y'ibifatika. Imana ishimwe. Icyakora muzahabwa imbaraga. Izi mbaraga z'Umwuka Wera turazikeneye nk'abakristo, nk'abamenye Imana turazikeneye, ngo Umwuka Wera nabamanukira, kandi tuzaba abagabo bo kumuhamya. Ni ukuvuga ngo tubimenye ngo uyu Mwuka Wera turamukeneye. Haleluya. Turamukeneye kugira ngo byemere. Mu mubiri ntibikunda, umubiri uzasigara hano. Biravuga ngo wavuye mu gitaka ni namwe uzasubira. Nuko byitwa. Dukeneye Umwuka Wera w'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 19:2. Ibyakozwe n'intumwa 19:2 haravuga ngo, aramubaza bati, aba ni abigishwa ba Yohana Umubatiza buzura Umwuka Wera. Arababaza ati, Mwuka Wera, ngo mwahawe Mwuka Wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko Umwuka Wera yaje. Aba ntabyo bari bumva. Ni ukuvuga ngo nta bimenyetso bigeze babona byagaragazaga, aba n'abigishwa ba Yohana, byagaragazaga ko bari mu Mwuka Wera w'Imana.
hanyuma rero mwumva uko byagenze kuri gatatu ngo arababaza ati mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Ni ukuvuga ngo Yohana yaje abatirisha amazi. Hanyuma Pawulo ati Yohana yabatishije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu, akababatiza mu mazi menshi muri Yorodani. Ngo babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho bavuga indimi nshya barahanura. Amen. Cya gihe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uyu mwuka wera nawe tuba tumwakiriye. Hanyuma tugenda tugira ibimenyetso bigaragaza ko umwuka wera ari muri twebwe. Ni ukuvuga ngo kuvuga mu ndimi, mu zindi ndimi, ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu muntu ari mu mwuka wera w'Imana. Amen. Kuko umwuka wera niwe wemeza iby'ibyaha, umuntu agafata icyemezo cyo kwihana. Umuntu akireba akavuga ngo ndi mubi, ndi umunyabyaha. Ni umwuka wera ubitwemeza ibyaha byacu twakoze. Amen. Tugafata icyemezo tukabyihana, tukakira Yesu, umwuka wera tukamwemera akaganza. Hanyuma uko tugenda dusoma ijambo ry'Imana, uko tugenda dushaka Imana dusenga, niko agenda yaguka muri twe. Amen. Alo? Murahari? Niko agenda yaguka muri twe. Noneho kwa kwaguka hari ibimenyetso bitugaragaraho, tukavuga ngo uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Ibi bimenyetso rero tugomba kubigira bigaragaza ngo turi mu mwuka wera w'Imana. Nabahaye urugero kuvuga mu zindi ndimi, guhanura ni kimwe. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu ari mu mwuka w'Imana. Imana itugirire neza. Uru ni urugero rw'abigishwa ba Yohana. Ngo babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho bavuga mu zindi ndimi. Abantu bose bari nka 12. Rwari urugero. Aba babanye na Yohana ariko bari bataramenya ko umwuka wera twamuhawe. Yesu amaze gusubira mu ijuru, uyu mwuka wera twaramuhawe. Isezerano ryarasohojwe, ryari isezerano. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 2, igice cya 2 barabitwereka neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 barabitwereka neza uko byagenze. Amen. Igice cya 2 turava ku murongo wa 1 tugere ku wa 13. Haravuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatunguye uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga, uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda n'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvishe bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa, bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abaparati n'Abamedi n'Abanyelamu n'abatuye Mesopotamiya, ni Yudaya, ni Kapedokiya, ni Ponto,
no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu bihugu cya Libiya gihereranye n'i Kurene, n'Abaroma n'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakireti n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinzihira. Amen. Ntago bari basinze, uko maze iki gice ntago bari basinze, ahubwo Umwuka Wera yari yabamanukiye muri forume y'umuriro, mu kirimi kikagenda kijya kuri buri muntu wese. Ni ngombwa ngo izi mbaraga z'Umwuka Wera zitugaragareho, tuzuzuzwe, tuzigire. Amen. Ni ihame umukristo nyamukristo, umuntu wese ushaka no kugira ngo tuneshe, nuko twemera ko uyu Mwuka Wera tukamutunga, uyu Mwuka Wera tukamugira, uyu Mwuka Wera tukamugendana, uyu Mwuka Wera tukemera ko abana natwe, nta gikemera kaduhunga, igidutera ko Umwuka Wera duhunga. Uyu Mwuka Wera tukamukoresha, nawe akadukoreramo, tugakorana nawe. Uyu Mwuka Wera tukabana nawe, uyu Mwuka Wera tukamwemerera akaganza muri twe. Haleluya. Aho ngaho tuzagenda tunesha, aho ngaho tuzatsinda, aho ngaho tuzagira ubutware ku bintu byose, kuko Umwuka Wera akora hose. Akora mu isi y'umwuka, agakora no mu isi y'ibifatika. Amen. 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 Rero uyu Mwuka Wera, handi tuvuga ngo uyu Mwuka Wera ava hehe? Ni Yesu wamuduhaye. Haleluya. Ngicyo akora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. Rero hano yari amaze kuza, yari asohojwe. Icyo Yesu yari avuze hano mu byakozwe n'intumwa 2 cyari gisohojwe ku ntumwa. Ntago rero byarangiriye ku ntumwa, natwe abakiriye Yesu Kristo, abamenye Yesu nyuma y'intumwa, muri iki kinyejana cyangwa se na nyuma yacu, Umwuka Wera akora ibihe byose. Abemeye Kristo, uyu Mwuka Wera nawe araza akabakoreramo. Amen. Rero tugomba kugira inyota, ukamubwira ko umushaka, umbwa ngo garagarira muri si uko adahari, ahubwo we akunda, navuga ngo iki, agira demokarasi. Ntagaza ngaguforuse ku ngufu, ngemera ngaragarire muri wowe, ko nkurimo ngemera ngaragarire muri wowe. Ahubwo tugenda tugira inyota, uko tugiye tugira inyota yo kumushaka, agenda arushaho kutwihishurira. Haleluya. Niwe udushoboza muri uru rugendo rw'agakiza, mu rugendo aradushoboza. Amen. Kandi Umwuka Wera izi imbaraga zidutandukanya n'abandi bafite izindi mbaraga zindi. Haleluya. Izindi mbaraga zose zindi zananirwa, ariko imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana, izi mbaraga ziva ku Mana, izi mbaraga z'Imana, izi mbaraga duhabwa. Haleluya. Uyu Mwuka Wera w'Imana we ntago ajya ananirwa, we ntago ajya aruha. Iyi Mana yacu ntinanirwa, ntiruha, ntisinzira. Iyi duhaye ku Mwuka wayo rero, n'ubundi bigumya kuba bya bindi. Imana yacu ishimwe, Imana yacu isingizwe. Nashakaga kugira ngo twibukiranye, tumenye ngo Umwuka Wera tugomba kumutunga, tubimenye. Umwuka Wera tugomba kumugendana aho tugenda hose, tukemera akadukoreramo. Icyo nagira ngo tumenye uyu mugoroba, tongera tukiyibutse, tukemera tugakorana nawe, tukemera akatubashisha, tukemera akatwuzura, tukemera akagendana natwe, tukamutunga bigaragara. Apana kuba itwoko tuzi ngo twakiye tw'umwami n'umukiza ngare muri twe, no, bikagaragara, tukagira ibimenyetso bigaragarira bose ko turi mu Mwuka Wera w'Imana. Uko tuzasabiza tubasha kuba twarahindutse, agenda duhindura, tukamwemerera akaganza, agafata ikibanza cyose cyo muri twebwe.
akaba muri twe. Haleluya. Wabona umuntu ukavuga ati uyu muntu arimo wa mwuka wera w'Imana. Bitewe n'iki? Hari ibimenyetso tumubonyeho bigaragaza ko yuzujwe umwuka wera, bigaragaza ko yemeye umwuka wera akaganza muri we. Imana iduhana umugisha. Abakorinto ba kabiri 6, igice cya 6 umurongo wa 6 haravuga ngo dufite umutima uboneye. Uyu nguyu uyu usomye hejuru ku murongo wa mbere hano mu Bakorinto ngo kandi baratangira bavuga ngo kandi ubwo dukorana nayo ni ya Mana yacu, turabingingira kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. No kuvuga ngo Imana yacu dukorana nayo biciye he? Mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Hahandi uzavuga ngo tugomba kwemerera umwuka wera w'Imana agakorana natwe. Noneho bagakomeza bavuga ku murongo wa 2 ngo kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumvishije, no ku munsi wo gusubirizwamo naragutabaye, ngo none dore iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo, dore nanone niwo munsi wo gukirizwamo. Bagakomeza bavuga ibintu byinshi byo gusitazwa amakuba n'ibigeragezo ngo bye kuducogoza n'ibiki. Noneho bakavuga ngo tugomba kugenda dufite umutima uboneye. Hari ibintu umukristo nyamukristo agomba kugendana: dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza. Hano naho dufite umwuka wera nakanashakaga. Mu bintu tugomba kugendana uyu mutima uboneye, ubu bwenge, ubu kugira neza n'ibiki byose tugomba kuba dufite mu mwuka wera. Haleluya. Umukristo wese agomba kugenda uyu mwuka wera tumufite, tukemera akatwuzura, tukamugendana. Namwe navuze ngo twemerere umwuka wera tumugendane. Uri kuri tuwarete umwuka wera tumufite, turyamye umwuka wera tumufite, turi mu isoko umwuka wera tumufite, duhagaze umwuka wera tumufite, dukanuye umwuka wera tumufite, mu materaniro tumufite. Haleluya. Haleluya. Twimenyereze kubana nawe muri byose n'ahantu hose. Amen. Matayo 28 umurongo wa 9. Matayo 28 umurongo wa 9. Kubana n'umwuka wera w'Imana. Haravuga ngo maze Yesu ahura nabo arababwira ati ni amahoro. Baramwegera. Umurongo wa 19, pardon, wa 19 nsomye nabi byari binyobeye, ni wa 19. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nta kintu na kimwe tudakwiye gushyira mu mwuka wera w'Imana. Ngo nuko nimugende, hano yarabohere, ngo muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka wera w'Imana. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ubu butatu bwera, kumenya Kristo, tuba tubonye Imana, guhura na Yesu, kandi no kuzuzwa uyu mwuka wera w'Imana. Imana itugirire ubuntu, Imana itugirire neza. Icyampa rero njyewe icyifuzo cyanjye ngo aho twari twaradohotse, aho twari twaribagiwe umwuka wera, aho tutari tukiri kwibuka, ngo muri iki cyumweru twongere dusubire, twongere tubwire umwuka wera ngo ndongera kwifuza ibindi bihe nanjye, ndongera numva nkwifuza, ndumva ngukeneye ahangaha, ndumva hano naragabanukiwe, kugira ngo ndumva kuko byose ni mu mwuka wera w'Imana. Haleluya. Yesu atugirire neza, hanyuma tukemera kubana nawe. Icyanditswe cya nyuma kiri mu Bakorinto ba mbere 4:20, tukaba turashoje. Abakorinto ba mbere 4
20. Bibe uko kwemeza ibyaha ni umwuka wera, bibe kubatizwa ni mu mwuka wera. Bivuga ngo byose ni ukuvuga ngo no mu buzima bwacu ni twemere umwuka wera kudomina. Reka mbivuge neza, aba ari we udomina mu buzima bwacu. Aho ngaho isi y'ibifatika tuzabasha kuyibamo uko byose bihera mu isi y'umwuka. Amen. Nibiducanze umwuka azatubwira ati ariko bimeze gutya, bitume tugira umutuzo, tugire n'ihumure. Haleluya. Abakorinto ba mbere 4:20, igice cya 4:20 haravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Nta zindi mbaraga bavuga, ni za zindi zo mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Haleluya. Ngo ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Izi mbaraga bari kuvuga hano mu Bakorinto z'Imana ni izi mbaraga z'umwuka wera w'Imana zigomba kugendera muri twe, zigomba kugaragarira muri twebwe. Amen. Akomera umwuka wera amashyi. Haleluya. Icyama rero zikatwuzura, icyama zikadukoreramo, icyama twemera zikaganza, icyama tukemera Imana igategekera muri twebwe mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kunesha mu isi y'umwuka no gukomeza urugendo. Amen. Amen. Icyifuzo cyejo cyo gusengera ni ukongera kubwira umwuka ngo nyuzura bundi bushyashya. Nyuzura bundi bushyashya. Ongera wuzure mu mutima wanjye, ongera wuzure mu bugingo bwanjye, ongera wuzure mu mwuka wanjye. Mwuka wera nyuzura aho naringabanukiwe. Nicyo cyifuzo cyejo, kongera kubwira umwuka wera ngo nyuzuza bundi bushya, nyuzuza aho narinani, nyuzuza, ongera unyuzure. Niba ari icyaha gituma umwuka wera atuzura muri twe, ubwira Imana ngo icyatuma umwuka wera atuzura muri njye kivemo. Dawidi niwe wasenze abwira Imana ngo ntunkuremo umwuka wawe, kuko umwuka aradufitiye umumaro munini, n'ubuzima, n'ubuzima. Ubwo bitangirira mu isi y'umwuka tukabibonera mu isi bifatika. Haleluya. Ni ngombwa rero ngo iyi si y'umwuka cyangwa se uyu mwuka wera adufashe kubaho noneho ubuzima bwo mu isi y'umwuka. Haleluya. Atubashishe, adushoboze. Imana ishimwe. Niyo mpamvu tugomba kandi guhora twuzuzwa, guhora twuzuzwa. Ibyatuma tugabanukirwa ni byinshi, ibyatuma ducogora ni byinshi, ibyatuma urugendo tunanirwa ni byinshi, ariko umwuka wera iyo yaje kongera tukamwemerera akaganza, turushaho gukomeza urugendo bikatworohera. Amen. Icyifuzo cyejo no kubwira umwuka wera ngo nyuzure, wuzure mu jisho ryanjye, wuzure ku rurimi rwanjye, kuko iyo twuzuye ibyaha birahunga. Iyo twuzuye hari ibyo aturekesha, hari ibyo atemera kubana nabyo, hari ibyo adasiporuta. Haleluya. Reka amazi y'ubugingo antembemo, reka mwuka wera bari uganza, mu bingora bikambuza amahoro, imitwaro yanjye ndayimukoreje. Reka mwuka wera, reka amazi y'ubugingo antembemo, reka mwuka wera bari uganza, mu bingora bikambuza amahoro, umutwaro yanjye ndayimukoreye. Yesu, Yesu, haleluya. Yesu, bibwire Yesu, 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 bibwire mwuka wera, mwuka, 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 bibwire mwuka wera, mwuka,
wera. Turagushimye mwuka wera w'Imana, dutangiye icyumweru cyo kwiga, turasabye ngo twiyigishirize. Abigisha bose b'iki cyumweru ntabe ari bo, ahubwo wowe ubahishurire ibyatugirira umumaro. Mwuka wera turifuza kuzuzwa, dutangiye amasengesho tugusaba ngo twuzure. Turifuza kongera kuzuzwa bundi bushyashya, turifuza kongera guhemburwa bundi bushya, turifuza kongera gusukirwa amavuta mashya, turifuza kongera kuzuzwa mu mpano zacu bundi bushya, turifuza kongera guhemburwa bundi bushya, turifuza izindi mbaraga nshya mu rugendo, turifuza izindi mbaraga nshya zawe mwuka wera, turifuza indi mikorere mishyashya muri twe, turifuza kuvugururwa ibyari bishaje bikavamo, turifuza andi mateka mashya yo gukorana nawe no kubana nawe no kugendana nawe, turifuza urundi rwego rwawe hamwe natwe mwami. Turisengeye, turakwemereye ngo uganze, turakwemereye ngo utegeke, turakwemereye ngo uvuge turumva, uhindure muri twe ibyanze guhinduka. Urakoze mwami. Haleluya. Mwuka wera ganza. Haleluya. Amen. Reka tuvuge zaburi yacu ubundi dusoze. Zaburi 121. Turagumya twisengere kuzuzwa. Ubwire Imana ushaka kuzuzwa, ubwire Imana ngo Mana, niba ari ahantu hose nagabanukiwe, niba ari mu rukundo, ubwire umwuka wera ngo ongera unyuzuze. Ahangaha umwuka wera aragenda atwuzuza. Amen. Iyo tumweretse ko tumushaka nawe araza. Tugomba kumugirira inyota, ukumva ugize inyota yo kuzura umwuka wera w'Imana, yo kugendana nawe, yo gukorana nawe. Umwuka wera tumugira inshuti, ntago azaduhemukira. Ibyo ndarabibonye, ndi umugabo wo kubihamya. Uravuga amazina yawe muri iyi zaburi 121. Njyewe Mama Ebenezer, indirimbo y'amazamuka. Nduhurira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kuva he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byanjye ko biteguza, dore wowe undinda ntuhunikira, dore wowe urinda Abisiraheli ntuzahunikira kandi ntuzasinzira. Uwiteka niwe murinzi wanjye, Uwiteka niwe gicucu cyanjye iburyo bwanjye. Izuba ntirizanyica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka urandinda ikibi cyose, ni wowe urinda ubugingo bwanjye. Uwiteka urandinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Shalom. Yesu abarinde. Mwakoze guterana na ejo. Yesu nabataragaruka.